cyo kuzamusanga Nyangeza Mariya ni mukababare twese kandi Yesu tuzamusanga tuzamubona ari tube mu rumuri tube mu boya twe bashize agahinda Data na Mwana na Roho Mutagatifu Nyagasani Yezu Kristo igihe umaze gatatu mumva batagatifuje imva z'abakwemera niyo mpamvu imva y'umuntu uri kwibutsa ko tuzazuka gira ubuntu bwawe umuyoboke wawe Bernadetta yamuremye kuruhukana amahoro we n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose tuzamubona ari tube mu rumuri tube mu boya twe bashize agahinda hari abamubona bakiyunamira urumuri n'umucyo bye bakabihunga kandi mwe Nyagasani Yezu yuzuka n'ubugingo byongeye umuntu wese uriho kandi akamwemera ntateze gupfa Nyagasani utwumve wakira amasengesho yacu Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro uhanagura amarira turabigusabye wakira amasengesho yacu wowe duhora umuvandimwe ubugingo bw'iteka turabigusabye wowe muvandimwe mu ijuru turabigusabye uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu umugiriraho ikimenyetso ubigirishije amavuta y'abatisimu mwakire mu bana bawe turabigusabye uyu muvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe mwakire mu ikuzo ry'ingoro yawe turabigusabye natwe abababajwe n'uyu muvandimwe wacu dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye
Nyagasani Mana yacu gira ureke kumwanira ibicumuro bye, ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, bwa Yezu Kristu umwami wacu. Amen. akanatwibutsa batisimu duhabwa ko bw'amazi na Roho Mutagatifu, kandi akaba n'ikimenyetso cy'ubusukurwe. Tugiye gusezera rero ku mubyeyi wacu hakoreshejwe amazi y'umugisha. Nyuma y'umwepiskopi n'abasaseredoti bahagarariye abandi, turasaba abo mu muryango nabo ba bugufi kuba hafi kugira ngo dusezere kuri nyakwigendera y'umuntu. Indabyo ikibiza kuko tuzikoresha dutegura kandi dutaka. kugira ngo abaduhagarariye mu kumusezerera n'indabo n'amazi y'umugisha aba barahagije. Nyuma ya masere abandi twaba turetse, none tugakomeza uyu muhango. Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira uyu mubyeyi, none tugiye gushyingura umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kubera ko Kristo ari uwa mbere wazutse mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha imibiri yacu gusa n'uwe wazutse.
nimucyo tumutakambire dusabira uyu mubyeyi kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muhiruko ridashira, iteka n'umurikire abukire mu mahoro. Nyagasani muhiruko ridashira, iteka n'umurikire abukire mu mahoro. Nyagasani muhiruko ridashira, iteka n'umurikire abukire mu mahoro. Amen. Ikiremva turasaba zawe nizingenda imbere zabusange mu bwami bwawe twishimane iteka komeza iwawe singizwa singizwa Yesu shimwa shimwa Kristu ukunda izo ndabyo kandi zigasobanura ubwiza kuko tuzitegura dutaka ahantu kugira ngo habe heza kurushaho. Turasaba rero wateguye gahunda y'indabyo nawe ndetse n'abaza gushyiraho indabyo tuvuga begeranye babe hafi, uza kuba ari kure tuzajya tumusimbuka kugira ngo tudatakaza. Ukuntu rero indabo tuzishyiraho, hari ururabo bateguye ruza kubanza hano isi rwa serke, ntekereza ko urwo rwagiye. Nyuma hari ururabo rw'umwepiskopi rufitwe na Sœur Apolline, harakurikira ururabo rw'abasaserdoti rufitwe na Benigne, ururabo rw'abana ba mukecuru rufitwe na Deri, abakwe n'abavukana nawe. Nyuma ya Regina y'amashuri ya Kiliziya Gatolika muri Paroisse Cathedrale ya Ruhengeri baraza kuri Kristo. Bajya kuza rero barakoze kwa padiri. Noneho rero baramurama n'abaramukazi nabo tubaha umwanya batambuke. Nabiganye na Monseigneur Gabe, Regina Patrice, abiganye na Monseigneur mutambuke. Murakoze kungano. Nyuma rero rabo ajyemo hagati, noneho ifoto ifatwa. Urugwiro mwakoze cyane gutabara muri benshi. Ababikira mutagatifu Vincent Muhoza, nyuma haze Fraternité Notre Dame de Fatima, irakurikirwa na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Murakoze rwose kubanguka kuba hafi, ni byiza cyane. Ba Centrale murakoze mube hafi. Urukundo nkunda rumuri rutazima tuyobora mu gishu. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo.